Mukobwa Janasifiwe ndi umukobwa anga turi ni mu rugo. Ufite imyaka ingahe? Ngiye kuzuza 18. 18. Mwite Miki, nizere ko uri umukunzi wa Miki, nizere ko Miki ushobora kuba umukunda cyane, dore ko Miki akina filime nyarwanda kandi agakina neza cyane. Nguko rero aya ni amakuru rero ya Miki, ubuzima bwose yabashije kuba yanyuramo, dore ko ngo nta muntu ugera ku kintu atabashije kuba yagikobokera cyangwa se yakiruhira, dore ko Miki yakuriye mu buzima bubi, dore ko yakomeje kuba yavuga ati njyewe nazamukiye mu buzima bugoye cyane, ati nanyuze muri byinshi bimbabaza, dore ko mbibutsa ko Miki adafite ababyeyi be, dore ko nk'uko yavuze afite mukuru we w'umukobwa. Ubwo rero Miki ngo ni umwana wa kabiri. Miki ubwo yari afite imyaka 17 ijya gushika kuri 18, dore ko yabashije kuba yahura n'ibibazo bikomeye, yabashije kuba yaca mu buzima bugoye cyane, aho ise yabashije kuba yitaba Imana, mama we umubyara akabasha kuba yazana undi mugabo muri urwo rugo, ariko nawe si byagenze neza, byaje kuba byakanga, ariko Miki agakomeza akihangana akavuga ati nakundi ibyamera, dore ko Miki ku myaka ye 18 atari yarakagiye ku ishuri, byari bigoye kugira ngo ajyeyo, byaramugoraga, dore ko akenshi wasangaga yasibye bitewe n'ikibazo c'ubukene. Miki rero ibintu najya mu bintu nyine bya sinema mu Rwanda ndabikunda cyane. Rero nk'uko Miki yabashije kuba yabivuga cyangwa se akabasha kuba yabitangaza, yivugiye uko ubuzima bwe bwari bugoye, ariko dore ko ubuzima bwe bwaragoye, abantu bo mu mpande no mu mpande babasha kuba bavuga, babagezaho abanyamakuru, babasha Miki rero bamukoresheje interview, abasha kuba yavuga icyo yifuza, icyo akunda, icyo yumva yakora kandi akagishobora neza, dore ko yahisemo ko agomba kuba yakora cyangwa se yakora sinema nyarwanda. Nk'uko yabashije kuba yabivuga, avuga ko yakina sinema nyarwanda yumva ko ari byo bintu byiza kandi bikunzwe, dore ko ubwo yageze kwa Regisi babashije kuba bakinana, Regisi abasha kuba yamuforoma neza, dore ko Miki ari naho wavuga yatangiye kuba yakamamarira, abasha kuba yazamura urwego, ubu ageze ahantu heza, ariko Miki we agenda anavuga ati ko byagenda kose tugomba gukora cyane kandi ukihangana, ati amaherezo uba ugomba kugera ku cyo waharaniye cyangwa se ku cyo wifuzaga, dore ko nawe yakomeje kuba yakora akihangana, akabasha kuba yazamura urwego muri sinema nyarwanda, akagera ku rwego rushimishije, ariko nubwo atariho yifuza kuba yagera, agikomeza ku buryo azagera ku rwego mpuzamahanga. Miki rero aranavuga ati nubwo nanyuze mu buzima bubi, atariko icambere ni ubuzima, ati nubwo nabashije kuba natandukana n'ababyeyi nkiri mutoya, ati natabonye urukundo rw'ababyeyi, ati Imana yaramfashije, ati abantu nabo babashije kuba banyitaho, bamfasha mu mpande no mu mpande. Anagenda avuga ati ndashimira buri umwe wese wabashije kuba wagira uruhare mu buzima bwanje, akamfasha nkabasha kuba nagera ahangaha ngeze ubu, ati ndamushimiye, ati Imana igikomeza imufashe. Nguko rero nibwo
ubwo yakinaga kwa Regisi, uwo bita Aga Promota yabashije kuba yamubenguka, aravuga ati uyu mukobwa se ati bimeze bite, abasha kuba yanekaneka imico ye, abasha kuba yareba imyitwarire, ndetse mbabwira ko uyu Miki yabashije kuba yatwara inda itateganyijwe, bityo abasha kuba yakungukamo cyangwa se yakibaruka umwana w'umuhungu. Ubwo rero Aga Promota we ntabwo yigeze abitindaho cyane, yaravuze ati icambere ni urukundo, kandi tugomba kubana neza nta gikuba kibyishe inyuma. Rero Miki navuga ko ari nk'amahirwe yagize, dore ko yakuriye mu buzima bushwariye, ariko yabonye Aga Promota uzamuhoza cyangwa se umuhoza amarira yose, abasha kuba yamuhoza amarira yose yarize akiri umwana. Urukundo atahawe n'ababyeyi, Aga Promota abasha kuba yabimukemurira. Rero mbabwira ko ubu mu minsi mike bari basezeranye, aho bita mu mategeko. Ubu mbabwira ko ubu invitation zabashije kuba zasohoka hanze, bavuga ati turabatumiye muzaze, nubwo Miki yabashije kuba yabyira nabi uwo bise Umutesi Scovia ukorera ikinyamakuru Mama urwa Gasabo, yabashije kuba yavuga amagambo mabi, ariko mbabwira ko bateguye ubukwe bwabo bwo gusezerana imbere y'Imana n'abantu, avuga ati reka twikundanire, ati reka twirire amacunga, abaducunga barye imicanga. Rero nshuti, twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.